nanyuzwe n'ukunyitaho, nanyuzwe n'uko wankunze. Uri mwiza, uri mwiza pe. Oh papa pega, mana gitangaza. Niyo mpamvu nemeye ntashidikanya ko urubona genewe. Mukunzi we nzaguhorane, ni wowe unyuzura maze nkanezerwa. Ndashima wowe kuba warantekerejeho, nubwo wenda nanjye nari naguteguye surprise, ariko nanjye buriya iyi kado wampaye nzakomeza nyizirikane, nyumviriza amasezerano arimo imitoma buri mwe uri kumbwira, wenda mba nayumvise ngo ngeranye nibaze hano mbeshe bavuze ngo niba ngo ishusho y'Imana ngo yibona muri ngewe. Urumva mutema ariko. Okay, yes. Reka gusuhuza nagira nkwifurize ibihe byiza wakurikiye Nirafamu TV. Ni Nirafamu TV cyangwa Nirafamu gusa? Nirafamu, ibyo birahagije. Amahoro y'Imana abane namwe, twongeye kugarukana n'abageni bacu, ndacyabita abageni. Cyiza. Turagira ngo mutwibwire. Hagati aho ngaho njye nitwa Blaise. Okay, murakoze cyane. Nanjye nitwa Nikubishaka Elise. Nk'ibisanzwe koko twita abageni, ariko kubera ko twamaze kwibaruka, ubundi bamaze kwibaruka nyine bavuye mu bugeni yageze mu kindi cyiciro. Aho handi nitwaga papa cyangwa batanga umugeni bakabita ngo papa mugeni, batangiye kwitwa papa kanaka. Ukabyitirwa rero batwaza mu kindi cyiciro, ariko gusa ntago twabyanga. Rero nk'ibisanzwe ni famille, turi kugira imyaka 2, turi gushika imyaka 2 tubanye. Rero natwe twishimiye kubasuhuza abadukurikiye kuri channel Nirafamu, kandi tubashimira ko akenshi badukunda, bakanaduha comment, badukishimira, batubaza urukundo. Ibyo rero natwe turabizirikana ku mutima, natwe rero tubazirikana kandi bari ku mutima. Rero murakoze cyane, na madamu yabibwira. Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Rahabu Tuyizere. Abantu bashobora kwibaza ngo se Nirafamu byavuye, uyu yababwiye ngo yitwa Nikubishaka, nje nitwa Rahabu. Ubwo rero ni amazina abiri. Ni amazina Nirafamu naho byavuye. Ubwo ni na Rahabu. Hanyuma rero dukomeje guha ikaze abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi. Biradushimisha kuko harimo abaduhamagara ati turabakunda, natwe turabakunda tubikuye ku mutima. Mwiyumve mwikaze aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, turabakiriye kandi twizeye ko muzadukurikirana. Yes. Turabishimiye. Murakoze. Uyu munsi rero turagarutse, reka banze babwire ngo ushaka amafoto meza, video nziza, hamagara Blaise abageni. Ibyo nabakoreye baraza kubereza amakuru. Ntabwo beshe bandike muri commentaire ubishaka, cyangwa se ubaza ubikeneye mu muhe nimero zanjye. Turabishimangira kubera ko mu bakamimani twagiye tubona cyangwa twashatse amakuru atandukanye. Buriya natwe iyo dufite amakuru ku mugeni runaka akatubaza ngo bimeze bite, natwe tubarangira Intare Film Studio cyangwa Intare Film Studio. Kubera ko ikintu nagushimiye cya mbere ugira gahunda. Ndabizi mu nagwe gahunda uhagera mbere ni nk'umuzungu. Icyo kintu cyiza cya mbere, buriya igihe kirahenda. Rero kubera ko ubariza igihe ako nakambere twagushimiye. Icya kabiri, ifoto nziza. Buriya abantu baravuga iki gihe rero baravuga ngo nta foto nta cyabaye, kandi ifoto n'urwibutso, ifoto n'urwibutso rw'ibihe byose. Iyo ifoto ari nziza, buriya n'imyaka uri umusaza ugenda wibuka ibihe byawe by'ubutoya, ukavuga ati rwose nari nkeye, ukajya ureba imyanya itaraza ukavuga ati rwose bimeze neza. Rero buriya ndatekereza ko nyuma wenda ikiganiro ushobora gufotora hejuru gatoya ukabereka uburyo ki ibintu byawe ukora ko ntabimeze neza. Rero turagukunda kandi dushikaza n'abantu kugira ngo bagiye baguha ibyo biraka, kandi wabivuguruza
cyangwa ushaka kumenya ukuri kwabyo yagenda kuri YouTube yacu ya Nirafamu akareba aho twakoze amafoto yose ari kuri YouTube. Twashyize kuri YouTube arahari yose. Twakoze video y'amafoto gusa. Ubwo rero yadusura akabona ngo amafoto meza. Kandi kama amafoto meza yatayibona. Ubwo rero akihereje akari ukuntu fotora neza bese. Cyakaje no kuri Instagram rwose muri film studio. Yego. Cyakaje no kwiyanyu bita Blaze. Tukamuha link hose akareba. Hose akareba akamanza akagusuzuma akavuga ati ngiye rwose amafaranga yerekuye ngo ahekera ka nkwizeye. Atajya bingiye kuvuga ku magambo gusa ubundi wazo ugasanga umuntu agwaye ifoto yarangiza ugasanga ntabwo ibyo agwaye ibintu utashaka. Ugasanga yayitwitse. Cyangwa kugira ngo yazabuze twe kamera tuba dufite niyo ifoto zavura muri kamera. Zirongera zikagaruka. Urumva ukora recover. Iyo kamera nyine ntabwo ibigura kimwe nka yindi igura amafaranga make. Kandi z'amafaranga make iyo bivuyemo iyo zibuze ntabwo zongera kugaruka. Ariko izi z'iki gihe nyine za update nzwe n'abazungu. Baba bizi ko ari igihe umuntu ajya gukurikira ku munsi wose ugasanga bakoze ubukwe hafi umunsi wose. Ikibazo umuntu yabuze amafoto. Rwose. Turi gutabura wira umunsi wose mu bukwe. Ibyo ntibikabeho. Birabaje cyane. Rero inshuti zacu abavandimwe abo tuziranye bandi bavuga ngo baradukunda abandi baduhamagara batwandikira kuri WhatsApp bose rwose Blaze ni umwana mwiza kandi ugira amafoto meza. Rero mujye mumugana natwe cyangwa duhamagare tubahuze ubundi abakorera umuti. Murakoze cyane. Rero tugiye kuganira. Tumeze neza rero hashize agahe tutabonana ariko ntabwo aragaye kanini cyane ariko twari tugukumbuye. Nane bakumbuye cyane. Yego. Ubibona nyine ko tumeze. Adukumbuye ubundi uri umuntu wacu reka wowe. Oya bwase ubundi se tuzatandukana buri arako byamaze kurangira. Byarangiye mpaka n'urugendo tuzarukomezanya mpaka no mwijoro aho. Cyane rwose. Rero twakoze ikiganiro bushize. Yego. Haganije abantu ku rugendo rwanyu uburyo mwahuye. Yego. Uburyo wamubonye ukumva ubonye marayika mitoro cyane. Abantu barayibuka. Nubu ntago mubibona ariko numubona ukuntu asa. Naramubonye kugira ngo marayika yitu. Oya buriya kenshi buri munsi wa madame nkoze kumitegereza. Agatari kubundi madame koko Imana yakumaye te koko. Nawe wareba rwose nawe wareba. Ikintu cyambe mu mpanda afite azi guseka neza none n'Imana irushaho yamuremye neza. Ubwo rero ubundi umuntu wigeze ko amakuru nigeze kumva bwa mbere nuko yavuga utukigana bwa mbere avuga ngo ntabwo azi kuvuga. Ntabwo azi kuvuga ariko sinzi impamvu twahuye nge nkasanga azi kuvuga. Ndibyo byaragenze bite? Reka mubwire ndakubeshya. Nyine njye n'injuzi ingano yabyo ukuntu bingana. Sheri ni umuntu usetsa. Ariko ni ugusetsa buriya se abandi mwabonanye cyangwa ukiri muto uko aho warerewe ukazamuka ugakura. Nta bandi bantu bigeze ubona basetsa. Uri bava ngo ngenze gusetsa. Ukuru barenzeho pe. Ntabwo mbizi. Nabwo ndasetsa ntabwo mbizi cyakoze hari nuko wenda. Ako ngewe gusetsa kwangira kuvuga nuko hari mba mvuga kantu kavuye ku mutima. Nkavuga ibindimo. Nyuma kabyita guseka ariko ngiye mba ndi kuvuga ukuri kwa nyako. Biba biri seriye biba bikurimo nje ntabyo ibyo bintu byo. Hari abantu cyagiye turi kugikora hari abantu bagize ngo ndi kuvuga ibikabyo ndi kugira ute ariko burangiye mba ndi kuvuga ikintu kiri ku mutima kandi cyambayeho ntatubuye ntabesha ahubwo ikintu cyose ntekereza icyo gihe ndi muri situation nicyo mba mvuga. Buriya nukavuga ngo namonye meze nk'amareka kuko nanjye nabaye mbona ubwiza afite mbona ntabwo asa nabo nsanzwe mbona. Buriya no mpamvu abantu twakumbuje gusubira inyuma ikiganiro cya mbere twakoze. Yego. Ni Nirafamu barebe. Yego. Barebe ibitomo irimo barebe uburyo bwari bumeze. Cyakoze nawe baranyispearinze. Ariko mwaraminduye. Ibitekerezo nawe bifite kiriyagiye. Kubera ko twaganiriye. Yahise bivaho. Imana nziza ubundi tujye tuvuga ko Imana ari nziza kubera ko Imana iturebera cyangwa itumenyera ibyo dukwiriye. Buri Imana yabonye ko mbese ibyishimo byanjye ari hano bizabyubakira. Rero ndi kwabwira rero twaganira ubushize ku rugendo rwanyu uburyo mwahuye uburyo baje gufata gahunda yo gukora ubukwe ariko none ikintu kituzanye hano kano kanya. Imitoma yanyu nabwize mudusoreza kuhita ubwira ntabwo bese twanyuzwe
kuko hari ibindi bintu twabonye nyuma bivuga ngo tudakoze ikiganiro cya kabiri byaba bigoye, twaba twarakoze ibintu bibi, sibyo twabonye mu bukwe. Yego Elisa, uririmbira madamu wawe, umukubita imitoma mu ndirimbo nziza itangaje, umuntu arabyumvise nawe aravuga ngo Elisa twuziranye, Elisa wamaye akazi cyangwa hari umuntu bongeye baramuhindura. oya ubundi iyo uri kuvuga ikintu kivuye ku mutima utabeshya, buriya nacyo nasinzi uko nacyita, buriya hari igihe nabikuremba bihuza n'ukuntu Adamu yavuze mu gihe Imana yamaze kumuremera umugore aravugishwa, kandi yavuze ngo nakaramara yanjye, avuga utuntu twinshi byari bimeze nk'igisigo. Rero buriya nanjye iriya ndirimbo nanditse nayo nanjye yaje mu buryo bumeze nk'igisigo. Njyewe nari ndi mu kazi kuko urabiza nkura no Sonatube, nari ndi mu kazi pe, akazi kacu katugera busy, ariko hari igihe umutima wigeze kumpatira, numva ntabwo nuje n'akazi kanjye ntabwo kari kugendeka neza, ahubwo numva inspiration yo kwandika iraje. Icyo gihe mba ndetse gukora ibyo ndi gukora mu kazi, ahubwo mbanza ndandika. Inspiration yarije mu ntekerezo, ndayandika ndashishimura. Ubwo icyo gihe mba mpindutse umwanditsi n'umusizi, kubera ko nandika ibintu bimeze nk'umuvugo cyangwa igisigo. Ndabyandukura ndamanuka. Ubwo nemaze kongera kugura ibitekerezo kuri umuntu none mutekerejeho, uyu madamu naye mutekerejeho, numva ibitekerezo bije ari byinshi, ndaje rero ndandika kubera iyo umutima wishimye wandika ibintu byose bije byose naranditse, ntago namenye aho biri kuva. Nagiye kubona mbona ndangije urupapuro rwose ndi kwandika ibintu bimeze nk'igisigo, ndangije mpita mbimwoherereza. So wabonye igisigo nakwandikiye icyo gihe kimwe, numva rwose kubera ko umutima wamaze kunyurwa ukuntu, ndashima ndandika. Ntago nsanzwe ndi umwanditsi w'imivugo cyangwa igisigo, ariko kubera impamvu z'urukundo byakunze mbikoze. Nagiye kubona mbona nanjye nabikoze, ndibaza ni njyewe buse ko ntigeze niga bivuganzo ubundi bije bite. Ubwo rero mpita nkimwandikira, nawe aratungurwa icyo gisigo mwandikiye, ariko ntibyarangiraho. Icyo gisigo nacyo nongera nyikuramo indirimbo. Icyo gisigo rero cyajyanye n'iki, n'amateka y'urukundo rwacu. N'ubundi nkuko twabivuze mu kiganiro cya mbere, uteze amatwi ukumva iyo ndirimbo naririmbye, ukumva n'ikiganiro twakoze kiragiye cy'ubuzima bwacu cy'urugendo rw'urukundo, wakumva ari amateka namwe. Rero ubundi mbese iriya ndirimbo ya Sheri ni samari ya cya kiganiro, imeze nk'ari samari. Urumva haba harimo amateka ndetse n'uburyo ki bugaragaza umutima unyuzwe uko umeze, umutima unyuzwe, ndetse no gushima Imana ko yamaye umuntu. Ntakekaga ko nabona Imana ni nziza ibihe byose, kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. Nyuma aho ngaho rero Elisa turaza kugaruka ukanye turirimbira kuri ya ndirimbo, abantu badafite batigeze bayumva baze kuyumva, bari gukora kino kiganiro nyine baze guhita bayumva byoroshye. Uyu muririmbire live hano turi hano. Reka manze ngene kuri Rahabu nawe haba haciyemo iminsi ukuntu Imana muba murayishimiye ko yabahaye umwana, bamukoze indirimbo ishimira Imana ibyo ko yabahaye umwana. Yego mwiza pe. Indirimbo ya kabiri niyo twari tumaze gushyira hanze. Iyo ndirimbo yo nyine iyo twayivuze ko ntabwo turi buze kwiririmba kuko niyo gushimira Imana, kuko iyo abantu barazagenda bayumve nawe bazayumve bazajya kuri channel. Indi ndirimbo ya kabiri rero nshaka iyo ya gatatu ya kabiri nyine ngiye nyibara nkari ya gatatu, kubera ko iyo nyine abantu bazayumva ko gushimira Imana, gushimira Imana, amagambo yo gushimira Imana barayazi. Rero hari indirimbo Rahabu yakoze irimo noneho ihita igukosora. Yaravuze gukosora nanjye reka bite gukosora none. Buriya nayo ni ikigaragaza ko buriya yanyuzwe. Ni ikigaragaza ko yanyuzwe buriya kugira ngo yicare nawe, mbese kubera ko yandi ndi kwimuhimbira yari kado ni namuteguriye, kandi kado y'ibihe byose. Iriya ndirimbo rero ukuntu buriya iriya kado ukuntu buryo ihenze, ni kado paka ubuzima bwe bwose azahora yumva yibuka. Wenda tukiri kuri iyi ngiyi ya Sheri sibyo, abantu nyine babonye ndira. Mu by'ukuri yego, mu by'ukuri
nta muntu utarira, ariko amarira yanjye yari ay'ibyishimo, ntabwo ari amarira nyine yari yandi yo kubabara, ahubwo nyine yarandirimbiye numva ndatunguwe. Urumva mu by'ukuri ntabwo nari mbizi, cyangwa se icyo nzi nuko nari nzi ko aririmba muri korali, ariko kuririmba ku giti cye ntabyo nari muziho pe, ntabyo nari niteze, si ukubeshya. Harimo abajya batubazanga ariko se ntimwari mubiziranyeho, oya pe ntabwo twari tubiziranyeho. Ubwo rero uko nagendaga numva igitero nitaga nshushanya ahantu nyine yabikuye, ahantu byabereye, n'ahantu twahuriye, shangahita numva emosiyo ziranyishe pe. Bana mwitaga ibihe by'urukundo rwacu, ukubitega amatwi ubizi niba byumvaga neza, gusa aho gusa n'abandi baguye mu kantu ukurikije ira video ukuntu n'abantu ukuntu bari mbese batashe ubukwe, ukuntu biba bameze bose bari bumiwe, bateze amatwi, batangaye. Icya mbere cyo nta muntu wari uzi ko nzi kuririmba. Icya kabiri n'iby'ubuhanzi nanjye ntabwo navutse nzi ko nzaba umuhanzi, ahubwo ni ku mpamvu z'urukundo zatumye mbikora, ahubwo ngiye kubona mbona abantu banabikunze. Ijwi ryanjye buri ryanjye ntabwo ndikunda, numva atari ryiza, ariko hari abantu barikunda bakumva biri kujyamo neza, kandi ngiye bundi ngiye nzi ko kuba ko ngiye mvuga mu ijwi riremeye rya base ntabwo rishobora kuririmba soprano neza, ukumva na soprano ibinize ntabwo imeze nk'iriyungure nyine nk'iby'abandi nyine babigize. Rero njye nabirimbye nzi ko ari kado ya Sheri, uko yayumva ko icyambere uko yumva message, ariko iyi message ntabwo yabaye ya Sheri gusa, abantu bose barayikunze. Iyo umuntu akumva ashaka kuyiha inshuti yakavatire gutya akaririmbo akagaha umuntu we nundi byarangiye abantu urubyiruko rwose indirimbo bayishimiye, kubyo ki ari ikintu waha kado waha umuntu ukunda, nundi wese ufite mugenzi we akunda, iyi ndirimbo kuyimahamo kado cyangwa kuyima kugira ngo kuyimutura yashimisha abantu benshi cyane. Rero madamu rero watumye n'abandi babyungukiramo, n'abandi babyungukiramo. Rero warumbajije uti ntabwo nari mbyibagiwe. Ubwo nyine impamvu nabimvuze kukurira nuko hari abagiye babitubaza. Hanyuma rero nanjye mu buzima busanzwe pe sindi umuhanzi, cyakoze nyiba mu rugo naririmbaga muri korali, urumva mu cyaro wenda pe n'imiririmbire yacu idateye imbere, ariko nyine nk'uko nawe byamujemo, kandi nkurikije igihe tumaranye ibintu y'ubwo agenda nkorera byonyine, umunsi ku munsi bigenda bihinduka kandi byose biratangaje, ngenda ntungurwa. Rero ni impano ziba zarazimye, ziba ziri kubyuka by'ukuri. Rero neza byutse impano yo kwandika no kuririmba. Nanjye nahise ntekereza nkurikije indirimbo yampimbiye, nkurikije ibintu byose agenda nkorera umunsi ku munsi, buri munsi ankorera surprise, ubu nirirwa nseka nyine. Sibeze mwana ko turi kwiganirira namubwira kandi bisanzwe nkabona yishimye, gusa nanjye nkumva nanezerewe tukihera muri ibyo. Oya ashaka kuba atazi ko iyo mpana yifitemo pe, ariko ndabizi ko asetsa. Ubona ngiye mfite impano gusa biranshimye. Oya wowe ukurikije wenda we tuve ko wenda ko wenda yanyuzwe nanjye nanyurwa nawe, bivuze ko muri se ashimisha indi bigakunda, ariko se nkamwe mudukurikira kuri YouTube cyangwa abandi mubona bimeze bite? Mubona mfite impano wako cyangwa tubona nayo ufite pe, tubona nayo ufite, ariko we kuko mubana mwirirwa arakuzi kuturusha. Ndamuzi. Ubwo rero nawamuhakanye nge ndabizi ndabibabwiye. Hanyuma nanjye kubera ko akenshi nkunze kuba ndi nko mu rugo numva ibitekerezo biraje, nibuka ibintu byose yagiye ankorera, ndangije nanjye numva igitekerezo kiraje, numva mu mutwe wanjye nyine hajemo ibitekerezo byinshi, numva nanjye ntangira kwandika. Hanyuma rero pe nyiri umukobwa nahoraga nsenga Imana nkavuga ati Imana ndakwinginze uzambabarire umuntu duhuza, umuntu muhuza. Yego wenda abantu bashaka kuvuga ati mwe muracyari abana ntago muzi ibintu byo mu rugo, nta muntu wiraga ibibi, urumva nta muntu wiraga ibibi, ahubwo uharanira yuko byakomeza kuba byiza, kandi n'Imana ngenda bizi ndi umuhamya wabyo, iyo usabye wizeye iragusubiza. Ubwo rero nk'abantu bashobora kugutega iminsi ati haracyabura iminsi, ati haracyabura no twatangira ishuri nyuma y'imyaka igati mwe muracyari mugitangira ishuri, nyamara Imana ntaho yagiye.
mba nzi neza ko ifite umugambi yaduhuje. Ubwo rero bituma nyine ibyo bitekerezo biza, ndandika nyine uburyo yabyakiriye ntabwo mbizi. nawe yandika inganza irimo imitoma imeze ukuntu nayo bifite amaso ibintu habunze uzi uko yashyizemo n'agasezerano ngo nsezeranye yuko mbaye uwawe asubira mu murenge arasezerana bushasha ntabwo nibeshe nyine pe byarongeye bingarukamo ati ndongeye mbigusubiriyemo arabitsindagira nzaba uwawe iteka ryose hazaba uwanjye iteka ryose kari cyo cyiciro tugiye kujyaho ubu ngubu rero ibyo tugiye gukurikizaho fata dukine indirimbo kuko twamaze kumenya aho indirimbo mwazanditse buri muntu yagiye muri studio twamaze kumva iyo mpamvu tugiye gukurikizaho kumvisha abantu rero izo ndirimbo kugira ngo nawe babumve ko bino bintu turi kuvuga biri seri. Okay, reka tuzishire urarimbira muri beat sibyo? Bumve ijwi ryanjye niba ko ari ryo se. Habanza rap cyangwa ndabanza ko ninjye nabanjije. Urumva reka ubundi bavuga ko hari n'umusatsi tugusezerana bati ese ninde wabanje kubwira undi ko akunda undi. Gusa njye wakubanje se? Ni njyewe. Nzahora nkubanza. Nta kibazo. Kubera ko n'ubundi nimba wahimbye n'ubundi ushobora kuba warahimbye nyuma ugendeye ku wenda ko nyine nanjye nibyo ngiye kuvuga uzajya umbanza ariko nanjye uzajya umpa inspiration ako wazashaka kandi karimba di hagashaka nkongera nkagutomora neza urumva noneho umva ngo nyakandika nta kibazo. Nagereka negereze mikoro yanjye hariya kugira ngo iyo ufate amajwi ifate ku kabiti sibyo? Twagiye bwa mbere nkubona uwo munsi ntiwamvamo umutima wanjye wahise ukunyishyuza ndibuka wa munota ya sahani yamvamo wanyakiriye neza kandi untega amatwi kukuvugisha gusa benduhoro umutima ubukukuru wanjye nukuri ndumva nyuzwe urubona genewe ni wowe naburaga ubu ndumva nuzuye nukuri naranyuzwe nanyuzwe nukunyitaho nanyuzwe nuko wankunze nshimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha naje ngusanga unyakiriza yombi ntabwo wigeze unyirengagiza wanyeretse urukundo mu mutima wawe ibyo naburaga byose bibonera muri wowe uburyo byatangiye
n'ibitangaza by'Imana, niyo mpamvu nemeye ntashidikanya ko urubona genewe ni wowe naburaga, ubu ndumva nuzuye, nukuri naranyuzwe, nanyuzwe nuko unyitaho, nanyuzwe nuko wankunze, shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha. Ego uri mwiza, uri mwiza pe. Oh papa pega mana gitangaza. Reka ngushime wambereye umugisha, kuva nakubona nukuri naranyuzwe, wamvuye ibikomere byari mu mutima wanjye, wanyujuje ibyishimo bitagira uko bisa, ubaye uwanjye kandi nanjye mbaye uwawe, iri sezerano ryacu Imana irikomeze, urubona genewe ni wowe naburaga, ubu ndumva nuzuye, nukuri naranyuzwe, nanyuzwe nuko unyitaho, nanyuzwe nuko wankunze, shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, urubona genewe ni wowe naburaga, ubu ndumva nuzuye, nukuri naranyuzwe, nanyuzwe nuko unyitaho, nanyuzwe n'ubwo wankunze, shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, nanyuzwe n'uko unyitaho, nanyuzwe n'urwo wankunze, shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, nanyuzwe n'uko unyitaho, nanyuzwe n'urwo wankunze, shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, nanyuzwe n'uko unyitaho, nanyuzwe n'urwo wankunze, shimira ababyeyi bawe bo bambyariye umufasha, urubona genewe. Indirimbo bari ndende, nayirimbye rwose abantu nayirimbye abantu barizihirwa, ariko indirimbo Imana igira neza. ubwo rero ngoko hari igihe mba nibutse nyine byinshi, cyakoze sheri urakoze pe, mvuye ku mutima ndongera gushimira. iriya ni impano yawe ihoraho, buriya bavuna yashyize no kuri YouTube neye hose, ni uko uzajya uhora uyumva uko ushatse, wongere uyitege amatwi, wongere wibuke ibihe bya kera uko byatangiye kugeza na n'ubu, amasezerano ari mu ndirimbo ni byinshi. ubwo rero
ni impano uzahora wibuka cyangwa murakoze cyane. Turashimira Imana yakoze ibi bintu ni byiza uburyo buri muntu wese nyine ashaka kuza nyine azatere mu kirenge mu cyanya ubwoko bw'Imana buri muntu wese nyine dore madame yagiye kurira n'ubundi kandi yaragiye kurira yarabyibutse n'ubundi kwikarumye agera ari ikaruma ariko yaragiye kurira pe indirimbo ngenda yikunze cyane kabisa. Abantu kuri bagende bakore subscribe kuri channel yanyu bajye babakurikirana bajye bareba nyine uburyo by'Imana igende bakorera so rero tugiye kwa Rahabu rero yes wow mbega ngo ndatangara siniyumvishaga ko nagira amahirwe nkayo nagize mu buzima bwanjye bwose nabaga ntekereza nibaza ko nzabona umutware mwiza unkwiriye nyuma naje kugira Imana ikuzana iruhande rwanjye umunezero wuzura umutima wanjye ubune wishema no kwitwa uwawe nzaba iruhande rwawe iteka ryose ni wowe rukundo nahoze nifuza iminsi yanjye yose mbishimira Imana kuko yasubije amasengesho yanjye mukunzi we nzaguhorane ni wowe unyuzura maze nkanezerwa kuko mfubitswe n'urukundo rwawe nanjye iteka nzaguhoza ku ndiba y'umutima wanjye muri business iby'umutima wanjye wabihamya neza ko uri impano nziza nahawe ivuye mu ijuru mpora mbisaba Imana wikundindira iteka kuko ari wowe soko y'umunezero wanjye ishusho nziza y'Imana nyikubonamo buri munsi byemezwa cyane n'urukundo ngaragariza nsezeranye none kuzibera uwawe nkaba iruhande rwawe iteka ryose ni wowe rukundo nahoze nifuza iminsi yanjye yose bishimira Imana kuko yasubije amasengesho yanjye mukunzi we nzaguhorane ni wowe unyuzura maze nkanezerwa kuko mfubitswe n'urukundo rwawe nanjye iteka nzaguhoza ku ndiba y'umutima wanjye ni wowe rukundo nahoze
iminsi yanjye yose. Bishimira Imana kuko yasubije amasengesho yanjye. Mukunzi we nzaguhorane, ni wowe unyuzura maze nkanezerwa, kuko mfubitswe n'urukundo rwawe. Nanjye iteka nzaguhoza ku ndiba y'umutima wanjye. kabisa iyi ndirimbo yarahaba ko numva irimo amagambo ateye ubwoba. irakaze yaranditse murantunguye ariko ntabwo ari nzi ko ndirimbo. uranabizi abakunzi bacu nimumva bitagenda neza babitwandikire ibyo tugomba gukosora. ntabwo nari mbizi ko ndi bubikore. amagambo arimo ni Breza yashaka kugira ngo yumvishe abakunzi bacu. amagambo arimo ni meza, twebwe ntabwo tubyitayeho kandi n'ibindi byose bimeze neza, yaba beat yaba uburyo uyigendamo bimeze neza, ahubwo wagira ngo uri umuhanzi pe. indirimbo ni nziza. urumva ko rero gukurikira amagambo arimo numva nawe bimeze nk'amasezerano, wagira ngo nawe nsezeraniye ko azamuza ku mutima pe. nyine icyiza cy'ibintu wikoreye ku giti cyawe uvuga ibintu bikurimo cyane. umuntu yakwandikiye ntabwo ashobora kumenya amarangamutima yawe. ubwo rero byanze bikunze uburyo bwose wabikoramo, icyangombwa ni uko mesaje uba ushaka guha umuntu ayumva nk'uko wayamugeneye. nizere ko nyine wabyakiriye ku rwego rwabyo pe. ndashima wowe kuba warantekerejeho, nubwo wenda nanjye nari naguteguye surprise, ariko nanjye buriya iyi kado wampaye nzakomeza nyizirikane, nyumviriza amasezerano arimo imitoma buri mwe uri kumbwira, wenda mba nayumvise ngo ngeranye nibaze hano n'ubushe bavuze ngo niba ngo ishusho y'Imana ngo yibona muri njyewe. urumva mutoma ariko ishusho y'Imana yibona muri njyewe. nyine reka nkubwire bitewe n'ibintu iryo jambo aho yari kwembese ubundi aho yari ishusho y'Imana nyibona muri wowe. urumva aragufasha akugereranyije n'Imana. nyine byemezwa cyane n'urukundo nyine ungaragara. none okay atangira ngo mbyemezwa cyane n'urukundo ungaragariza. ariko mbaye amagambo kandi indirimbo ayikoze hashize imyaka 2 mubanye. yabitekerejeho ishara bitekerezaho biriya nyine byavuye ku mutima, ntabwo ari ibintu byo gupapira wenda ngari fonda. icyo nshaka kubaza rero Elize, ibi bintu abantu nyine biragoranye kubivuga kuko abantu benshi ntabwo wenda batarebye ikiganiro cya mbere, bashobora kutabisobanukira ibyo ndi kuvuga bitewe n'urugendo watubwiye uburyo mwahuye, uburyo ibintu mwanyuzemo. urumva iyi ndirimbo uburyo expectingaga, uburyo nyine ubona bino bintu bimeze, uburyo ubona ino mitoma, uburyo mubanye, uburyo wahuye na Rahabu bidasanzwe, ukabona umunsi wa mbere ukumva umwiyumvishemo, ibyo bintu byose watekerezaga ko ubu kano kanya uri kumva wari mu kahe gace, watekerezaga gute? ugereranyije uvuze ngo bitewe n'uko twatangiye urugendo naho tugeze ubu wenda biri guhura n'ibyo waririmbye mu ndirimbo cyangwa ubundi kabwira buriya muri make buriya ikintu uvuze kivuye ku mutima. umutima mu bintu abonye bitapfa kwibeshya, umutima urimo. buriya umutima ntabwo nzi ukuntu ugenzura, ariko ikintu kivuze kivuye ku mutima kuko kiba cyuvuyeho. rero ntabwo nzi umutima niba wanjye warakoranye n'Imana ukamenya ibizaba mu gihe kizaza, ntabwo mbizi, ariko icyo mbona ubu ni imbuto z'iby'Imana cyangwa umutima wansezeranyije kuzabona. ibyo nabonaga byatumaga nishimira umuntu ku rwego runaka, bigatuma mvugishwa,
na n'ubu ndacyabibona bigatuma ujya no muri studio bikajya nawe njya gukora inspiration nkajya no muri studio nk'abo umuhanzi kaye bidasanzwe utarigeze ubikora ntarigeze mbikora urumva nawe natubwire urumva ibintu ukuntu ukihagire irizo mukatiye wigeze kumukatira nari kuba mombye pe ufite umuntu ngo njye mfite umuntu rwose dufite n'ubukwe mu gihe kizaza ntabwo bizakunda urumva umuntu utari mu kiganiro cya mbere ntabwo yabyumva ntabwo yamukatiye kereka nanjye gusubira yaranyanze ntabwo tugiye gusubira ariko cyagiye nubwo aba ngo wenda yarankatiye ariko ndakubwiye ko hari akantu yakubisemo k'ingobeko aravuga ngo buriya ngo mfite undi ni mu gihe disipurine kugira ngo wenda ukatire umuntu akora muri disipurine mfite undi ngo ariko iyo aba adahari nta wundi muntu ndi kuzapfa kwemerera atari wowe oya ntabwo nabeshya nuko agomba yashizemo nanjye gatuma ndigire icyizere kuko byanze bikunze uhura n'abantu benshi batandukanye ariko wowe muri wowe ni wowe ubashyira ku murongo bitewe ukabatondeka uyu rero shari rwose pe wumvaga uburyo wamukatiye ibintu utari kuba wibujije amahirwe cyane nari kuba mpombye mpanange sinzi ukuntu navuga umva reka nkubwire imana ni igitangaza nyine kuko hari ibintu umuntu adakurura ngo abashe kubyumva byanze bikunze nyine n'ibitubaho sibyo twe tukabifata nk'ibintu nyine tubona ko imana iduhemukiye hari igihe ibikugiriye neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva kuko ntitukange ibigenda wenda wasanga nza kubana n'uwo nguwo bitari kugenda neza cyangwa se wenda nkamubangamira cyangwa nawe akambangamira mu bundi buryo cyangwa se mukanabana kuri pressure ukajya wumva udatuje yego kuba ahantu ubundi kiremwa muntu ni ikintu gikomeye iyo uri ahantu nta mahoro ufite byanga byakunda ntabwo ibyo byose bijya ku murongo ubundi ntitugaforce ibintu ngo bibi ujye ushaka ahantu ufitinga ubundi biba byiza ubundi iyo ibintu bipfuye mu rukundo ubundi abantu bari kurambagizana cyangwa bari inshuti bakundana ako kumva ibintu byapfuye icyane ni ikimenyetso kigaragaza ko uri mu mwanya utari wawe yego kubera ko ikintu gifitinga gutya nyine kiraza kikaziba icyuho rero ikintu cyazibije icyuho kiba kiri mu mwanya wacyo rero nta kintu cyagisimbura rero iyo ugiyemo ahantu ugasanga nta kuhafitinga hariho ibintu bituruka bipfa ntabwo ahantu aba arahawe ugomba kuhava n'umutima mwiza wishimye ukagenda hakazaza undi iyo abantu batandukanye ntabwo abo bantu bari babi ntitubifate nabi tuvuge ngo iyo abantu batandukanye cyangwa banze guhuza cyangwa bidahuye ngo bavuge ngo abantu ko ari babi cyangwa umwe abyereka ko undi ngo uyu ni mubi n'undi abyereka ko undi ngo uyu ni mubi ahubwo ni uko ibintu bitahuye nyine wagiye mu mwanya utari uwawe bivuze ko buri wese niba atandukana buri wese azabona umukwiriye n'undi abona umukwiriye kandi bose bazishima hari n'igihe pressure z'isi cyangwa se bitewe n'ibintu ubona bitewe n'uko wowe bitewe n'amarangamutima yawe agushukira kujya ku muntu utashakaga ukava uriya muntu afite amafaranga ukareba imodoka afite ukareba amafaranga afite n'uburyo akwitwaraho ukareba uburyo mbese akwiyereka uriya muntu arakize tu ibyo bintu bikagushuka ukajya gukunda uwo muntu kugeza naho ujya no mu murenge no ugakora n'ubukwe ari byo bintu wagendeyeho gusa uwo muntu mwabwira iki ubundi hari kenshi abakobwa hari ikintu kibafunga amaso iyo bari kurambagizwa cyangwa mu gihe bari guhurirwa n'abantu benshi iyo haje umuhungu ufite ikofi kenshi kuko ahoza aba afite uburyo bwo gutanga keya bihoraho izo keya abakobwa barazikunda zo gutanga keya zihoraho kumena ifaranga nyine iyo keya kandi amafaranga nta muntu utayakunda ntawe utabikunda kuko iyo birebye neza usanga kuko umuntu akwitayeho kandi ukabona ko aragukunda pe kubera ko yari gushora agafaranga ariko utazi ko hari undi muntu ushobora kuba gukunda bya nyabyo ariko nta bushobozi bwinshi afite we nyine nta izo keya z'amafaranga ntazifite ariko we ubitewe n'ukuntu nyine aho ugasanga guhitamo kugira ngo uzahitemo abo bantu bisa undi mutima n'ubundi rero wese wagira inama iyo nama abakobwa bajya guhitamo abahungu bakurikije ibyo wabonaho bakurikije uko yumva mu mubiri wameze amarangamutima ye akamubwira ngo ukunda uriya muntu mbese niriye banga wowe nicyo kintu wamubwira ku buryo atazigera agikora rero reka mbabwire ntitugagendere mu marangamutima yacu sibyo cyane cyane abakobwa ubundi umuhungu ni ukubwira ngo aragukunda ntabwo umukobwa ari uvuga ngo ni ukunda umuhungu buriya wa mugani baravuga ngo kunda ugukunda kuko wowe ushobora kuba uri gukunda nyine ngo akunda abandi ariko rero ikizi
nk'uko twabivuze mu kiganiro cya mbere ibintu byose tujye tubijyanamo isengesho urumva ubwo rero nabagira inama y'uko bo badakwiye kugendera ku marangamutima yabo ahubwo nabyo bagakwiye kubisengera Imana nyine ishobora kubahitira nk'umuntu wa nyawe ibindi Imana imbere ya byose izi ndirimbo kabisa ziraryoshye umva indirimbo zirimo amarangamutima indirimbo zirimo kubwirana mbese izi ndirimbo nyine turashishikariza abantu nyine kuzabanaho muri uwo munyengo umeze gutya bino bintu bibugenze gutya abantu bose iyi si yaba paradizo utabeshya kuko uri bisigaye wumva ukumva ingo zatandukanye ukumva abantu batandukanye bagikora ubukwe atarashira umwaka umwe ariko abantu bamaze imyaka 2 baramaze kwibaruka n'umwana ariko bakijya muri studio bakibwirana amagambo nk'aya nyine urumva ko ni ibintu byiza cyane turasaba Imana nyine bizakomeze gutya pe izarangira ariko bitewe n'uburyo mwahuye bijyanye n'Imana ibiyobora Imana ibiyobora gusa kabisa rero mbese ubutaha turasaba abantu nyine bakomeze nabo baze kuri channel yanyu bakore subscribe baze barebe ibiganiro byanyu barembe se bakurikirane bagiye bababwira n'ibindi babaha ibitekerezo nabyo tatubikeneye birangiriye ahangaha tuzakomeza kubahereza n'ibindi bintu bitubwira buriya uko Imana izajya idushoboza urumva havumbutse impano tutari tuzi ko dufite niba ngombwa madamu azajya yandika akomeza azamura impano ye wenda kuko impano urumva yaravubutse ariko ntabwo irajya ku rwego hejuru ariko iyo ukoze ibintu kenshi bigenda bizamuka niba n'imiririmbire igenda izamuka n'ibintu byinshi bitandukanye rero nanjye iby'ubuhanzi ntabwo muri njye nibiraga mu makorari kandi muri korari ijwi ndirimba ni rya base bitewe n'ijwi ryanjye ukuntu bari igaragara ariko amasoro urumva kuri mbasoro nabivuze ko nyine soprano nyine ibigoranye ariko nanjye nzakomeza ngerageze kujya gutanga ubutumwa Eden nshobora kwandika ku ndirimbo z'inkunda nkuko abantu bazikunda cyangwa nkandika ku ndirimbo isanzwe z'Imana iby'Imana izanshoboza nzabikora nzakugerageze tekereza reka ku bintu bimaze biri gucara cyane bitari byiza hari abantu bareba ibintu bitari byiza bikabangiza ushobora kureba ufanga abantu kucyo bareba bino bintu bitari byiza bino biganiro by'abantu bimeze gutya ntago ari byiza ukaza ukuvanga bino biganiro by'abantu bakora gutya ntago ari byiza mwe mukabaha inama kujyanye n'umuryango utegiye mumaze muri kumwe mukabigisha ko hari abana bato babumva hari bakeneye kumenya nanjye hari ibintu numvise kuri mwebwe ntabwo nari imbizi rwose rero numvaga ko gushaka rugendo gushaka umukobwa yarubonye mwiza ugahita ugenda ugashyira mu mago niko nari imbizi ntabwo nari imbizi ko ushobora no gutuza Imana ikaguhitiramo ntabwo nari imbizi pe ntabwo iyo Logique nayumvaga numvaga ko ari umusore umwishakira numva ko mutanyigishije se baranyigishije urumva rero abakunzi bacu bazakomeza batuboneho ibyiza haba ibyo by'indirimbo Imana dushobora tubikora ariko nawe twavuze ko turi kumwe tuzatwakora n'ibiganiro bitandukanye ndetse turi kujya inama kandi tuzijyana n'abandi haba abasore haba abana haba urubyiruko ndetse n'abubatse turashobora kukunganirana cyangwa duha n'ibitekerezo turebe niba imiryango yacu yarushaho kuba myiza ubwo rero nta kindi uretse kubashishikariza kugira ngo bakomeze kudukurikirana ndetse n'ibikundira bakore subscribe like comment zazikenewe na share wabona ibiganiro byakubatse nawe ukabisangiza abandi kugira nabo bibafashe murakoze sawa murakoze mugire ibihe byiza murakoze cyane namwe